right bayise only love cyangwa se urukundo gusa. Umva amagambo witonze. Saa munani z'urukerera ndetse n'imvura iri kugwa yo. Dore turi hano nanone turimo turagerageza kuva mu bibazo. Urambwira ko byagucanze utabasha gufata umwanzuro byagombaga kubaho byanze bikunze. Urimo uransaba ariko urukundo ni rwonyine rwatabara rukatubuza kuba twajya kure. Ariko njyewe nizerera mu rukundo rwacu. Izuba rizongera riratse. Icyo ngomba gukora ni ukugukunda burundu, nkanagusengera umutima ukazahinduka. Ariko si nshobora gutuma ubibona iyo. Icyo ni ikintu urukundo rushobora gukora gusa rugatuma ubona ibyo byose. Indirimbo y'urukundo Only Love cyangwa se urukundo gusa. Ati mu maboko yawe niho nshaka gukangukira yo. Ati turi kumwe mbona nkubone cyangwa se undi kure mu birometero byinshi cyane. Nakoze iyo bwabaga kugira ngo ntimubona ko hari icyizere nyuma y'uburibwe. Gusa nitugerageza ndetse tukiga kuba twakwizera. Ariko nyine urukundo ni rwo rwagerageza kuvuga rukabasha kudufasha kwiyunga nanone. Ariko nizerera mu rukundo rwacu ndetse izuba rizongera rirase. Icyo ngomba gukora ni ukugukunda byimazeyo, nkanagusengera ngo umutima wawe uzahinduke. Ariko sinshobora gutuma ubasha kubibona. Icyo ni ikintu urukundo rwabasha gukora iyo. Nagasobanuye Plaza kuri YouTube na TikTok. Ariko se mwakoze follow kuri TikTok, niho bisigaye bibera. Uragenda ukandikamo indirimbo ushaka ko tuzagusobanurira tukayigusobanurira. Ndabizi ndamutse mbonye amagambo nakoresha kugira ngo numve umeze neza. Nukuri hangane wongere ugerageze. Ntutume iba ari murabeho yacu ya nyuma iyo. Ariko urukundo gusa ari rwo rwabasha kuvuga ngo twongere tujye kure iyo. Ariko nyine nizera ko njyewe nawe izuba rizongera rikarasa umunsi umwe. Icyo ngomba gukora ni ugukora iyo bwabaga nkagukunda ndetse nkagusengera ngo uzahindure intekerezo. Umva amagambo. Ariko nabasha gutuma ubona neza ko icyo kintu ari cyo cyonyine urukundo rushobora kuba rwakora. So skora Mike agasobanuye Plus. Icyo ni ikintu urukundo gusa rwabasha kudukoresha. Write it down. Thank you for subscribe, like, share na comment.